twakoresheje imirimo ku mpamvu z'igihe n'ubushobozi. Reka mbanze nshima Imana mu ndirimbo ariko nawe gufashe no kuvuga kugira neza kw'Imana. Muri iyi minsi ishize bene data Uwiteka yarinze ubugingo bwanjye, nagi kuba cyacitse n'ubwimira bitabura mu bagenzi. Nabonye amazi ahurura afite imbaraga, yaza guhorera ku bugingo bwanjye bene data mbabwire, ubu banaribagiranye simba nibukwa mu isi y'abazima. Yewe ubu banaribagiranye simba nibukwa mu isi y'abazima. Muri iyi minsi ishize bene data hari byinshi byahize ubugingo bwanjye, ariko umwami wanjye ntiyabyemeye ngo igihe nk'ikimushime. Ukuntu abanzi banjye bari bamagurukiye, iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwanjye bene data mbabwire, ubu ubugingo bwanjye uba bwaramanukiye muri Shewore. Ubu ubugingo bwanjye uba bwaramanukiye muri Shewore. Muri iyi minsi sigaye bene data siyo gupfusha ubusa ubuntu bw'Imana, ahubwo inteye gutaka ni abadata nanone undindiremo mu bikari byawe abariho nibera Mana isumba byose. Mu mahema yawe Rabi abariho nzigwira Mana data wera. Mu bikari byawe abariho nzibera Mana isumba byose. Mu mahema yawe Rabi abariho nzigwira Mana data we. Haleluya. Ndashima Imana cyane. Mu minsi ishize narababwiye ko iyo ibintu Satani twifuzaho byose biba ntabwo tuba tukiriho. Yesu ashimwe. Turashimana ko dufite imbaraga ziruta za Satani. Dukunze kuvuga ko Satani agira imbaraga, ariko reka mbabwire bene data, Yesu afite imbaraga. Yesu ashimwe. Yesu afite imbaraga nyinshi. Mureke tujye tuzatura buri munsi. Haleluya. Tujye tuzatura mu gitondo tubyutse, tuzature saa sita nimugoroba. Imbaraga za Yesu zirakomeye. Haleluya. Imbaraga za Yesu zirakomeye. Yesu ashimwe. Imbaraga za Yesu zirakomeye bene data, ntimuzagira ubwoba ntitukujye tugira ubwoba. Nta bwoba. Yesu ashimwe. Nta bwoba tugomba kugira. Akenshi iyo ugira ubwoba ngo ikizu nicyo kijya gifata umwana wacyo kikamuzamura kikamurekura kugira ngo ubwoba bushire. Haleluya. Ntabwo umwana w'ikizu aba azi ko azi kuguruka, ariko uko ikizu kimurekuye hejuru akamanuka nibwo agira gutya agakubita yakubona akabona nawe aragurutse. Haleluya. Naho hari igihe ukubita ugira ngo nta mababa ufite ukabona wagurutse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari igihe Imana ikurekura kugira ngo ukubite ubone ko burya yaguhaye amababa utabizi. Yesu ashimwe. Niko rero reka mureke ubwoba bushire. Mfite amagambo nsoma mato ari muri Yeremiya. Turasoma muri Yeremiya no mu Baroma, ni ibice bibiri, ahantu habiri dusoma. Reka tuhasome hose tubone kuganira umwanya mugufi usigaye. Ntabwo nica umwanya, ntabwo nica gahunda. Turarangiriza igihe kuko twize ijambo ry'Imana ryinshi. Yesu ashimwe cyane. Kandi nashima Imana kubw'amagambo yose twumvishe. Umwe yaravuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni, ariko amatwi ari mu bugingo yumva Imana. Yesu ashimwe. Iyo ufite ubugingo Imana iravuga ukabyumva. Amina. Ntabwo iyo ufite ubugingo Imana iravuga, yavugira mu mwana muto hano, yavugira Imana iravuga ukabyumva ufite ubugingo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka rero dusome muri Yeremiya duhere mu bice 29 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Guhera muri 29:11
Jérémie 29, 11 jusqu'à 14 pour les enfants qui ne comprennent pas le français. Tusome mu Kinyarwanda ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Boreka dutangire kuko iyo uhereye kuri erega hari igihe uba wishe ibyatari. Reka twumve uwavuze ibi. Duhere kuri 10. Ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira nzabagenderera. Mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Haleluya. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Haleluya. Nzabonwa namwe. Niko Uwiteka avuga. Kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose. Aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga. Kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Yesu ashimwe cyane. Jérémie encore 33 verset 1 jusqu'à 3. Yeremiya 33 umurongo wa mbere kugera ku wa 3 turaza no gusimbuka tugere ku wa 10 tugusoma wa 10. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uku niko Uwiteka avuga ari we ugira icyo akora ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Umurongo wa 10 kambwira ngo uku niko Uwiteka avuga ataha ahantu aho muvuga ngo ni amatongo hatakiba umuntu bona n'amatungo ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Aho hantu haleluya hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima. Amina. N'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe, n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'abavuga bati nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihora Uwiteka ryose. N'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe bakaba nka mbere. Uko niko Uwiteka avuga. Haleluya. 12. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo no mu midugudu yaho yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba aho bazacyura imikumbi yabo. Mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi no mu midugudu y'Ibenyamini naherekeye Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Muri iyo minsi no muri icyo gihe nzuburira Dawidi ishami ryo gukiranuka kandi rizasohoza inama zitabera no gukiranuka mu gihugu. Haleluya. Muri iyo minsi Yuda azagira ate? Muri gusoma Yuda azakizwa. Amina. Ni Yerusalemu hazaba amahoro kandi ni niryo zina hazitwa ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Haleluya. Katurangirize mu Baroma ngo turagaruka. Nifuje ko twasoma hose tukaganira rimwe. Baroma ibice 11 11 mu Baroma, igitabo nkunda cyane kitwa Baroma igice 11 umurongo ndasomaho nuwa 19 kugera kuri 22. 19 haravuga ngo ahari wavuga uti amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Niko kutizera niko kwayahwanyuje. None nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone ahubwo utinye. Kuko ubwo Imana itababariye amashami yakavukire nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ukutabera ariko kuri wowe ni ukugira neza. Nuguma muri uko kugira neza kwayo kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Reka iryo jambo rirakomeye mu Kinyarwanda, reka mbisome no mu Gifaransa kuko ni amagambo atajya akoreshwa kenshi mu Kinyarwanda cyihuse. Verset 19 11-19 haravuga ngo
Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que je sois greffé à leur place. C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué la foi. Et tu es à cette place en raison de ta foi. Et tu es mais ne t'enorgueille pas. Fais bien attention plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Amen. Remarque comment Dieu montre à la fois, Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Alléluia. Il montre à la fois sa bonté. Il est sévère envers ceux qui sont tombés et il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté. Sinon, tu seras aussi coupé comme une branche. Alléluia. Amen, amen. Nous allons parler de la parole qui dit ce que Dieu a dit. Ikimana yavuze. Katuvuga ijambo rivuga ngo ikimana yavuze. Haleluya. Ikimana yavuze. Mfite iminota 10 gusa yo kukwibutsa ikimana yavuze. Yesu ashimwe. Mu isi hari ibintu abantu bavuze, hari ibintu situation bamwe zakubwiye, hari ibintu wize, ariko hariho n'iby'Imana yagize gute? Yavuze. Yavuze kandi yabivuze aha. Haleluya. Hari iby'Imana yavuze yandikishije. Nta bintu bindi izazana bishyashya bitari ibyo yavuze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari iby'Imana yavuze ku maherezo yawe. Yesu ashimwe. Hari iby'Imana yavuze ku bizaza. Hari iby'Imana yavuze yibwira gukora. Yeremiya yari umuhanuzi, nge nyamwita ngo umuhanuzi w'umunyamibabaro. Kuko mu guhanura kwe ntabwo ari umuhanuzi wanezerewe. Ntabwo ari umuhanuzi bazaniraga inote nk'uko abantu basigaye bahanura bakabaza bakabafurika note mu ntuza. Yeremiya ubuhanuzi bwe bwakurikirwaga n'inkoni. Ubuhanuzi bwe bwakurikirwa na prison. Ubuhanuzi bwe bwakurikirwa n'indwara akanarwara. Yeremiya yari umuhanuzi w'umunyamibabaro. Kandi ikindi yavutse mu gihe cy'ubunyage. Yavutse mu gihe Abisirayeli bari bararambiye ubuhanuzi. Yavutse mu gihe Abisirayeli bari barumvishe ko Imana yabataye. Bari barihebye koko. Yavutse mu gihe cy'ubunyage, mu gihe yahanuye mu gihe kigoye. Ariko avuga iby'Imana. Yeremiya yageraga igihe agaceceka, yaceceka bikamwanga bikamurya agaturika akabivuga, ariko azi neza ko arabizira. Ni uwo muhanuzi turi kuvugaho. Yesu ashimwe. Twasomye amagambo aho Yeremiya abanza kubwira Abisirayeli ibyo Imana yibwira kubagirira. Yarababwiye ngo nihashira imyaka runaka, nihashira igihe nyine cyateganijwe, nzagaruka. Haleluya. Hari ibyo nzabagirira byiza by'amahoro. Akenshi ibintu bijya bitugusha, bijya bituvana mu buntu bw'Imana nuko ibagirwa iby'Imana yavuze kuri twe. Nuko ibagirwa destination aho turi kujya, nuko ibagirwa aho tugana. Kuko duhuye n'ibibazo byinshi, kuko duhuye n'amakuba menshi, tugahumiriza. Ntitube tukibona aho Imana yatubwiye kugera. Tukaba twavuga ngo turapfuye turashize. Kubera present turi kuviva. Ariko ahangaha iramubwira ngo ibyo nibwira ntabwo ari ibibi. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nsengere buri wese nanjye nisabira ngo umunwa wawe ntuzongere kwatura ibibi ku buzima bwawe. Imana icyo ibwira kugira ni cyiza. Ntuzongere kwatura ibibi ku buzima bwawe. Ntuzongere kwatura negative ku buzima. Naho abantu babikwaturira wowe ubabwire ngo no. Yesu ashimwe. Kuko icyo Imana yibwira kutugira ni iki? Ni cyiza. None ibyo bibi biturutse kwa Satani. Yesu adufashe. Ariko Satani nta ruhara afite ku buzima bwacu. Nta na ruto. Cyese nitumufungurira umuryango tukamwemerera. Ariko ubundi nta na ruto. We yarangije gucirwaho iteka. Burya akaza afite ubungubu no gushaka bazisasira. Kuko azi ko watazababarirwa. Azi ko byara. Ariko ngiye nzababarirwa. Ngiye mfite imbabazi z'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Hano baravuga ngo muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Mbere reka mbabwira imbaraga zo kwambaza Imana. Cyo ni cya kabiri. Ntangiye mbabwira ngo nimuzibagirwe aho Imana ibajyana ko ari heza. Imbere ni heza. Ubibwira umutima wawe, nakubwira ngo ubibwire umwegeranye wenda ushaka kuba nta n'uwo mwegeranye cyane, ariko ubwira umutima wawe ko imbere ari heza. Yesu ashimwe. Imbere ni heza, uko bisa kose, uko hasa kose imbere ni heza. None rero twambaza Imana. Yesu ashimwe. Ngo muzajya munyambaza nanjye nzabumvira. Ari byo Yeremiya yahanuye n'ubundi hariya muri 33 akavuga ngo ntabaza ndagutabara.
abari mu masengesho ubushize murabyibuka aho Yesu umva Yeremiya Imana yaramuhamagaye ari muri prison ngo yari akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe bahoraga bamufunze ngo ijambo rimuza ngo nongera hanure n'ukuri akiri mu nzu y'imbohe agifunze ngo ngera uhanure ngo babwire ngo ntabaza ndagutabara kwita gutabaza Imana muri iki gihe Imana iragutabara nuyitabaza aho uri hose naho waba uri mu nzu y'imbohe ukingiraniwemo naho waba uri ahantu udashobora kunyeganyega tabaza Imana ariko iragutabara kandi hari ikintu ibugukorere irakwereka ibiri imbere biruhije utamenya ntabwo ibintu tubizi ntituzi igihugu kirwana n'iki ntituzi intambara turimo izo arizo ariko nutabaza Imana irakwereka ibiri imbere utamenya haleluya Yesu ashimwe mureke duhagukire gutabaza Imana turimo turibaza ibintu bikatuyobera tukabishyira mu bwenge bwacu bikanga tukajya muri logique bikanga ariko ndababwira ngo Imana iri butwereke ibintu tutazi nta kintu cyagusobanurira umutima wawe ngo umenye atari Imana yo mu ijuru akenshi ugendana n'umuntu utazi uzi ko utiyizi nawe ubwawe ushaka kugira ngo uriyizi utaniyizi kuko Imana itarakutwereka ibintu bikomeye biruhije utamenya ibikomeye biri muri wowe utazi Yesu ashimwe ntabwo uzi ibikomeye biruhije utamenya muri wowe ntabwo uzi ibikomeye biri muri mugenzi wawe ariko nutabaza Imana iragutabara ibikwereke Yesu ashimwe mureke duhagurukire gutabaza Imana ibintu byarananiranye wenda mu itorero ntibiri kwemera wenda mu rugo iwawe ntibiri kwemera wenda mu kazi ukora ntibyemera ariko se ufashe igihe cyo gutabaza Imana isezerano ry'Imana ukuri niri gutabare haleluya Yesu ashimwe icyambere twumvishe ko ari ukwibuka aho tujya icyakabiri twumvishe ko ari ugutabaza kandi wizeye kutabarwa Yesu ashimwe invoque moi je te répondrai amen tuse hari umuntu wakubwira ati naho wantelefona sinzakwitaba naho wanyandikira sinzagusubiza ariko Imana yakubwira ngo invoque moi je te répondrai Yesu ashimwe kandi ntabwo izagusubiza gusa izakwereka je te montrerai les choses difficiles que tu ne peux pas savoir Yesu ashimwe hari igihe twibwira ko tuzi ibintu ntabyo tuzi Imana nibitwereka ngo tuzabimenya noneho icya gatatu nahangaha avuga ngo uko Uwiteka avuga ku byerekeranye n'ibyo tubona hari ibyo bita réalité la réalité y'ibintu aha hantu i Yerusalemu ngo hari harabaye amatongo pe hari harabaye amatongo iyo hacaga warareba ukabona nta nzigi hari nta kanyoni kagira ntaki ibigaragara nuko nta kintu cyari gihari Yesu ashimwe ariko Imana iravuga ngo njyewe aho hantu hameze gutya iminsi izaza amena Yesu ashimwe ngo bazongera kuramutsinda mutso ahangaha amagambo twasomye twumvishe ngo icyo gihugu kizongera kuba kizima Yesu ashimwe nawe iyo situation uri kubona iri agasi nta kintu na kimwe bizongera burya reka mbabwire tangira ubyubake Yesu ashimwe aho hari agasi uri kubona shyiraho inzu yubake ushyiraho amadirishya shyiraho ibiraro ushyiremo bizongera Jeremie 33 ukomeze uyisome Yesu ashimwe uyisome umva ngo aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo hatakiwe umuntu ubona n'amatungo kuki turi kuvuga inkuru z'uko ahantu hari amatongo dore ahantu nta matongo nta kintu gihari urabona rwose nibyo ngibyo turi kwivugira ariko Imana yavuga ngo ibyo muvuga ibyo muri kuvuga ngiye kubabwira ibindi Yesu ashimwe ngiye kubabwira ibindi aho hantu hazongera kumvikana ijwi haleluya ndagira nkubwira ngo ni wowe uri butume iryo jwi ryongera kumvikana kuko urizera aya magambo y'Imana Yesu ashimwe izere ko ibyo ubona byabaye ubutayu ibyo ubona byabaye ibyo ngibyo ujye wowe ugenda uvuga uti hazongera kumvikana ijwi haleluya ujye uvuga ngo hazongera kumvikana ijwi ryo kwishimira ijwi ry'umunezero haleluya hazumvikana ijwi ry'umukwe n'umugeni haleluya n'ukuri bene data ukuri bubwizere niko biri bukubere Yesu ashimwe hazongera kuba hazima ngo hazongera kumvikana ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka haleluya bene data reka mbabwire iyi realite uri kubona ubu butayu ureba n'ukuri umunyakwizera we abona ibyo byongeye kuza kandi nabyo yatura ni nabyo avuga Yesu ashimwe reka turangirize ku kintu gito amasaha minota irarangiye ariko ndashima Imana ko tubashije kuyiganiraho icyanyuma ni iki kintu cyitwa ngo ubuntu bw'Imana
na justice no gukiranuka kwayo. Ariko mu Kinyarwanda kirakennye, ni ukuvuga la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Ubuntu bw'Imana no gukara kw'Imana. Sévérité ni igitsure cy'Imana, niko twacyita. Hano baravuga ngo Abisirayeli bari ubwoko, Imana ibareba igitsure ibakura, cyari igitingo cy'umwumerere kiri natirere, Imana ikuraho amashami ariyo Abisirayeli, irakuzana nanjye iranzana inyomekaho. Njyewe yanyometseho kubwo kwizera, sibyo? Suko navutse ndi umwisirayeli, ariko yazinyomekaho. Noneho wundi utarizeye ashinzweho ari natirere imukuraho. Donc yabonye ko umuntu utizera ntacyo amaze kuba ari ku giti amucomoraho, sibyo? Noneho njyewe nje nizera Mwami Yesu ndakwakire nk'umukiza wanjye, iraje ijya gute? Inyomekaho. Ubuntu bw'Imana nibwo bwanyometseho. Yesu ashimwe. Urabizi ko ubuntu bw'Imana nibwo bwakometse kuri Kristo. Urabizi ko papa wawe na mama wawe batara Abisirayeli. Noneho ubuntu bw'Imana no kwizera biraza bikomekaho. Noneho irangije ikuraho icyari kiriho deja, ikura kuko kitizeraga, yishyira hariya. Urumva gukuraho ikintu kuntu biri severe, ni igitsure yarebanye abo bantu. None igakubwira iti wowe se noneho ni wirata ko uriho ukagenda utizera, urumva bizayinanira cyane kugucomoraho. Imana itaragize ubwo gucomora icyari natirere, kugucomoraho urumva bizatinda. Yesu atugirire neza. Hari abantu tujya twumva ko ubuntu bw'Imana nyine burahari. Hari umuntu ejo bundi bavuze ngo wagira ngo la grâce de Dieu, ngo hari jacuzzi ya grâce de Dieu abantu birirwa bogamo. Grâce de Dieu, ubuntu bw'Imana twagiriwe, Yesu ashimwe, ni ubuntu twagiriwe, amen. Ariko ntabwo ari ubuntu eternel mu gihe utizera nawe yagucomoraho. Si ibyo nibyo dusomye mu ijambo muri Nouveau Testament, amen. Ni mu isezerano rishya ngo reka nongere masome mumbabarire turangize dusenga. Tu vas me dire que ces branches ont été coupées pour que je sois greffé à leur place. Urambwira ngo nibyo babikuye kugira ngo bancomekeho. Haleluya. Ukabwira ati rwose njye Imana ishimwe, Imana yangize umwana wayo. Haleluya. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe incomekaho. Yesu ashimwe. Ngo ariko c'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué la foi. Byakuye kuko babuze kwizera. Urumva? Mais ne t'enorgueillis pas, ntubyirate. Fais bien attention. Haleluya. Bwira umutima wawe ngo fais bien attention. Witonde. Mureke tugende mu nzira y'ijuru twitonze. Yesu ashimwe. Tugende mu nzira y'ijuru twitonze. Dukora attention kuko Imana iri bon, ifite bonté ikagira na sévérité. Utagwa munsi ya sévérité y'Imana. Utagwa munsi y'igitsure cy'Uwiteka kubwo kugenda kwawe nuko bitwara. Tugomba kugendera munsi y'ubuntu bw'Imana. Ariko hari abantu bimutse munsi y'ubuntu basigaye bagenda munsi ya sévérité. Imana isigaye ireba igitsure. Kuko bariyimuye. Bagiye mu rwego rw'abarebwa igitsure. Ubuntu bw'Imana igira ifite ubuntu. Ariko harabiri kureba igitsure kuri uyu munsi. Tuvugane. Ngo abakiranutsi Imana ibareba neza. Ariko abanyabyaha ibarebana igitsure. Si byo se? None kuki abantu biyimura bakava munsi y'ubuntu bw'Imana bakajya munsi y'igitsure cy'Uwiteka? Yesu adufashe. Il y a les gens qui déménagent sous la bonté de Dieu, sous la grâce de Dieu. Et ils vont sous la sévérité de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Niba ubwabo biyimura. Yesu adufashe. Tujye gusenga uyu munsi. Imana gushyize imbere ibyiza, umugisha n'umuvumo. Ariko none uyu munsi twize ibintu bingaye. Icyambere tureba ko turi kujya. Amen. Icyakabiri tuyambaze. Tuyambaze izadusubiza kandi izatwereka ibiri imbere tutazi. Ikindi turi byiza imbere yacu, imbere ni heza. Haleluya. Nubwo turi mu butayi imbere ni heza. Ikindi cyangwa tugira ubwoba tugenda imbere Imana dutinya kuko twashamitsweho tutari umwimerere. Ubwo rero itatinye kugira gutya ngo ikureho umwimerere dushyireho, nitutizera natwe izadushyira munsi ya sévérité yayo. Yesu atugirire neza. Tugende twitonze kuko dushobora kuboneka munsi ya sévérité yayo. Reka dusenge Imana. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne vraiment son cœur humble sous la grâce de Dieu. Ngiye ndasaba ngo dusengere kuba munsi y'ubuntu bw'Imana. Ahari wari umaze iminsi wumva uri munsi ya sévérité y'Imana, uri munsi ya jijoma y'Imana kubera ibyaha bikubamo, kubera ubuzima urimo, kubera aho uri mugenda uhagaze.
ariko reka twongere dusaba ubuntu bw'Imana bwongere butwomekeho kuri Yesu. Yesu ashimwe. Ahari wari usigaye ureba ibiri negatifu gusa, watura ibibi ku buzima bwawe no ku buzima bw'abandi, reka twongere dusenge kugira ngo wongere urebe ibyiza, watura ibyiza imbere yawe. Haleluya. Ahari kwizera kwari kwagiye, ariko kwizera biko ari by'Abisirayeli bazize. Nakazi kawe ni wabura kwizera uzakurwaho. Yesu atugirire neza. Mureke duhaguruke dushima Imana kubw'amagambo yose twumvishe. Haleluya. Izina ryawe witwa ndiho, uriho kandi uzahoraho. Izina ryawe witwa Jehova. Izina ryawe witwa Jehova Shama, urakomeye maniho. Yibwire ngo amaraso wavuye mwami nazi, yamaraso wavuye kuri wa Musa, niyo yavuyemo insinzi yabera. Uri Mana y'amaboko, ntabwo ujya utsindwa Mana, ntabwo ujya utsindwa, kandi uri intwari mu mibereho yawe. Ugira neza, uri umunyembabazi. Umutima wawe mwami, umutima wawe uzuye ibambe n'impuhwe. Reka dusenga Imana. Turasaba umukozi w'Imana Daniel nawe yegere hano kudusangira kubw'ijambo ry'Imana twumvishe, ngo ubuntu bw'Imana bwongere budutwikire kandi twongere turebe imbere heza, twongere kwizera kwacu. Imana y'umugisha.